Nizera ko mumeze fresh mwese abakunze b'ikiganiro cyacu umuhanda w'uyu munsi. Yes, murabizi nyine nko bisanzwe. Uyu munsi ikiganiro cyacu tugiye kugikorera mu muhanda uri mu murenge wa Kimisagara. Hano turi mu murenge wa Kimisagara, ni umuhanda mushyashya cyane. Ni umuhanda uzamukira aho bita kuri national ukagenda ugahinguka kuryanya Nyamirambo. Ndabizi ko benshi muri mwebwe mutari muzi ko no muhanda wawukoze, ariko ubu ngubu urakoze umeze neza, urimo kaburimbo. So ntujye kure. Yabimeze gute se? Ubundi u Rwanda buri rugizwe n'imijyi ngahe? Imijyi yose igize u Rwanda? Ntabwo yose, ntabwo yose nyizi. Zingahe? Nzi nk'itanu. Inkiye? Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, ibindi ntabyo nzi. Gira imijyi y'u Rwanda. Imijyi y'u Rwanda iyongere ari Kigali, hari n'indi yongere. Nyine wayitubwira iyo. Hari Nyagatare, hari Huye, hari Niyombahiga. Se ubundi wumva wowe uza wazabyara abana bangahe? Nifuza abana babiri, umuhungu n'umukobwa ubundi. Ubusanzwe se wumva uzabyara abana bangahe? Batatu bitewe n'ubushobozi mfite. Ubushobozi ufite ari batatu? Hari nk'abahanzi nka batatu bo muri Amerika uzi? Ndabazi. Hari Kirosi, Isi Brown, Nataye, abo mu Rwanda Riderman, Abana Boys na Dani Nanone. Wabuzi abahanzi nka batatu bo muri Amerika na batatu bo mu Rwanda? Nzi 50 Cent, nzi Nanuze na Justin Bieber na Westlife na Ryatsinda rya Westlife. Rwanda hari Debeni, hari Medi, hari na Tom. Abantu watubwiye imijyi y'u Rwanda? Imijyi y'u Rwanda, imijyi y'u Rwanda kabisa, dore ibintu byarakaze ubu ngubu, dore natwe ubu ngubu nta n'abakira tukibona ubu ngubu kubona abantu bakina byari ni danje kabisa, dore ubu ngubu natwe twarakubiswe ngo ngwinuro. Niyo mijyi niyo mijyi igize u Rwanda. Imijyi igize u Rwanda, imijyi igize u Rwanda byo sinzi kabisa. 20 ukuyeho 50 sigara 30 mayinazi 30. 20 ukuyeho 50 ni kangahe? 20 ukuyeho 50 ntabwo bishoboka. Rwanda rugizwe n'imijyi ngahe? Ntabwo mbizi. Dubra wowe wumva uzabyara nk'abana bangahe? Abana bangahe? Ni babiri, ntabwo nzabarenza. Wumva se wowe uzabyara nk'abana bangahe? Nge nzabyara abana batatu. Watubwiye abahanzi nka batatu bo mu Rwanda na batatu bo muri Amerika? Nzi Riderman, Bruce Melody na Maji. Muri Amerika Justin Bieber, Justin Derulo na Chris Brown. Abahanzi batatu bo muri Amerika na batatu bo mu Rwanda? Ndabazi. Ni Chris Brown na Justin Derulo na Ricky Rose mu Rwanda. Nzimo Dani Nanone na Mukadafu na King James. Imijyi y'u Rwanda urayizi? Imijyi y'u Rwanda nzi mike. Ni nk'iyi? Nzi Musanze, nzi Rubavu, nzi Butare na Kigali. 20 ukuyemo 50 ni kangahe? 20 ukuyemo 50 ntabwo bishoboka. Wewe wumva uzabyara abana bangahe? Yewe numva nzabyara abana batatu. Watubwira nk'imijyi igize u Rwanda? Imijyi hari umujyi wa Kigali, hari umujyi Huye na Muhanga, umva ariyo mbashe kumenya. Ese waba uzi nk'abahanzi batatu bo muri Amerika na batatu bo mu Rwanda? Okay, ndabazi. Mu Rwanda nzi Abana Boys, nzi Riderman, nzi Bruce Melody n'abandi. Nzi Drake, amenya Johnson Derulo, amenya na Rihanna. Sanzwe bira mu buzima wewe wumva uzabyara nk'abana bangahe? Abana numva nzabyara bitewe n'ubushobozi cyangwa se nuko mbona hanze habimeze. Binkunde numva ntarenza batatu. 20 ukuyemo 50 ni kangahe? Ni ideni, ujya mideni. Umukinnyi muri sport ukunda kurusha abandi? Nkunda umuntu yitwa Karebu n'imisi, ariko mu Banyarwanda nkunda umukinnyi witwa Jabe. Imijyi y'u Rwanda harimo Kigali, Musanze, Rubavu, Rusizi, Huye na Nyamagabe birazamuka. 20 ukuyemo 50 ni kangahe? Urumva bishoboka? Ubwo ni 30 isigara. Hanyuma se buriya wowe wumva uzabyara abana bangahe ko mbona ukiri umuntu w'umuje? Bitewe n'aho isi irimo irerekeza ntabwo narenza babiri. Yes. Babiri bitewe n'ubushobozi umuntu aba afite nibo numva ntarenza. Tubwira nk'imijyi y'u Rwanda? Imijyi y'u Rwanda, umujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali, Ruhengeri, umujyi wa Butare. Watubwira nk'abahanzi nka batatu bo muri Amerika n'abo mu Rwanda wabuze? Harimo Lil Wayne, Chris Brown, Justin Bieber. Mu Rwanda hari ba King James, Jay Polly, Riderman, Social Mura na ba Uncle Austin. 20 ukuyemo 50 ni kangahe? 30. 15 ukuyemo 30 ni kangahe? Ni minus 15. 20 ukuyemo 50 ni kangahe? Wasiga 30. 20 igiceri cya 20 ukuyemo 50 wasigara na igiceri cya 20 ukuyemo 50 hasigara ikizi. Numva na watubwiye u Rwanda rugizwe n'imijyi ngahe? Nzi imijyi ibiri, umujyi wa Rubavu n'umujyi wa Kigali. Hanyuma watubwiye nk'imijyi y'u Rwanda, imijyi igize u Rwanda? Hari Kigali, hakaba Rubavu, hakaba Kamembe, hakaba Musanze, hakaba ndumva ari iyo ngiyo nshobora
kuba nzi. ubu wowe wumva uzabyara nk'abana bangahe? babiri tu. ubu wowe wumva wazabyara nk'abana bangahe? Ntabwo narenza abana 3. hanyuma se igiceri cya 20 kuyeho 50 wasigara nangahe? Wasigara n'ubusa. hanyuma se 20 kuyeho 50 wasigara? Hasigara 0. Abantu batubwiye nk'imijyi igize u Rwanda. Imijyi igize u Rwanda harimo Kigali, harimo Kicukiro. hanyuma se nk'umuntu w'umujene buriya wowe wumva uzabyara nk'abana bangahe? babiri bonyine. umuntu w'umujene buriya wumva uzabyara nk'abana bangahe? 3. kubera iki 3? kuringaniza urubyaro kuko niko leta ibitega ibivuga. igiceri cya 20 kuyeho 50 wasigara nangahe? Izugo bishoboka bite? Waba ngerageje neza uko numva bishoboka. 20 kuyeho 50 ni kangahe? Nese urumva bibaho ntabwo wabikuramo. imijyi y'u Rwanda ni nk'ingahe buriya? Imijyi y'u Rwanda ni nk'ita Kigali, Rubavu, Musanze na Kamembe. imijyi buriya mikuru mu Rwanda ni nk'ingahe? imijyi mikuru mu Rwanda wonzi cyane ni Kigali, niho nzi cyane na Musanze na Rusizi ndayizi. umuntu w'umujene se buriya wowe wumva uzabyara nk'abana bangahe? Zabyara abana bikurikije n'ubushobozi nzaba ntari bifite ubushobozi n'igihumbi nababyara. se nk'umuntu w'umujene buriya wowe wumva uzabyara nk'abana bangahe? abana ashobora kubyara ni nka 3 gusa kubera iyi minsi isi yarabaye ibibazo. abahanzi 3 ukunda mu Rwanda na 3 muri abahanzi 3 nkunda mu Rwanda, nkundamo Bruce Melody na Knowless n'umuhanzi witwa DJ Meddy. nk'abahanzi nka 3 ukunda cyane mu Rwanda na 3 ukunda muri Nje mu Rwanda nkunda Gito na Chris Melody. muri Amerika nkunda Chris Brown. buriya nk'umuntu umuhaye nka mitiyo ya 20 ahubwo kuro 50 mitiyo ya 20 akuro 50 bibaze ntabwo nabasiganya ngahise mwana yabari muri kuramo. urakoze. sasa turi ndizera ko byagenze neza cyane mwese abakunzi b'ikiganiro umuhanda w'uyu munsi 001. mbere yuko dusoza rero mabizi twasubiza ibibazo bigiye bitandukanye twagiye tubaza abantu ku muhanda. ikibazo cya mbere cyabazaga ngo imijyi minini mu Rwanda. imijyi minini y'u Rwanda harimo umujyi wa Kigali ndetse n'indi mijyi 6 iteganyijwe kubakwa kuzunganira Kigali, ari umujyi wa Muhanga, umujyi wa Butare, umujyi wa Rusizi, umujyi wa Musanze, umujyi wa Rubavu ndetse n'umujyi wa Nyagatare. niyo mijyi minini mu Rwanda. hanyuma ikibazo cya kabiri cyabazaga abana wifuza kubyara. abana wifuza kubyara ni choice yawe, ni amahitamo yawe bitewe n'ubushobozi bwawe. hanyuma ikibazo cya gatatu cyabazaga abahanzi bose mu Rwanda n'abo muri Amerika bo ni benshi, nabwo ni amahitamo yawe bitewe n'abo ukunda ko barahari benshi cyane. hanyuma ikibazo cya nyuma cyabazaga ngo igiceri cya 20 kuyeho 50 wasigarana iki? igiceri cya 20 kuyeho 50 wasigarana ideni rya 30 cyangwa se -30 moins 30. ni ibyo bibazo twabazaga ku munsi w'uyu munsi mu kiganiro cyacu. so nakagaruka ciao ciao.